Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza mugira amahoro y'Imana. Uyu mwanya nagira ngo tuganire kuri iri jambo ry'Imana. Ni kenshi tujya imbere y'Imana tugiye gusenga, ariko tujya imbere y'Imana dufite ibyifuzo bitandukanye tubwira Imana, kandi iteka Imana nayo iba yiteguye kutwumva no kugira ngo idusubize. Ariko muri aka kanya nagira ngo tuganire, nkwibutse nasomye ijambo ry'Imana nsanga burya Imana nayo igira ibyifuzo yifuza ko mu gihe twagiye gusenga dukeneye ko Imana itugirira neza, iduha nk'aho natwe dukwiye gusengera, kandi nyuma yo kubisengera tugaharanira kugira ngo tubishyire mu bikorwa. Nubwo ari ibyifuzo Imana ifite, nagira nkubwire ngo nubwo ufite ibyifuzo ariko hari n'ibyifuzo bwa Imana ifite. Nikakubwira ngo nubwo ugiye gusenga ufite ibyifuzo byawe, ukeneye akazi, ukeneye umugabo, ukeneye umugore, ukeneye gutabarwa kubw'ibintu bitandukanye, ariko nugenda Imana ishaka ko abanyamasengesho umuntu wegera Imana. Nawe hari ibindi byifuzo ukwiye gusengera, kuko iyo usomye mu ijambo ry'Imana muri Matayo mu bice 6 gihe Yesu yigishaga abigishwa be gusenga, yaravuze ngo nuko nimusenga mujye musenga mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Imana ishimwe. Hasi hagaragaza ibindi byifuzo bitandukanye byo kuvuga ngo duhe amafunguro, ibyo kurya byacu by'uyu munsi, duharire imyenda yacu nk'uko natwe tuyihariye abaturimo. Ariko iyo urebeye ku byifuzo muri uyu murongo wa 9 n'uwa 10, ijambo ry'Imana ritwereka ibindi byifuzo isaba ko mu gihe muri kwa gusenga kwacu dukwiye sengera n'ibyo byifuzo kugira ngo hano mu isi bibeho. Kubera iki? Imana ifite imbaraga zo kubikora mu buryo butandukanye, ariko n'imbaraga z'umwijima zikorera mu bantu kugira ngo iyo umuntu, kuko burya hari ikintu nabonye Imana yahaye umuntu amahitamo, kuko Bibiliya ivuga ngo nashyize inzira ebyiri imbere yawe, ukwiye guhitamo nimba ari iburyo cyangwa ibumoso, nimba ari gukora neza cyangwa gukora nabi. Nuvuga ngo iyo twemereye Umwuka Wera akatuyobora, ariko nanone iyo ubashije kwemerera kamere, Satani nawe arakuyobora, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Bivuga ngo nta kintu na kimwe Imana ishaka gukora itakora, ariko uko tuyiha umwanya muri twebwe n'ubusabane bwacu butuma imikorere y'Imana zoroha ku rwego rwihuse cyane, niko navuga. Ariko uko tugenda twinagira mu mitima yacu tukajya mu bizaha tugakurikira imigenzereze ya Satani, bituma imbaraga z'umwijima zikwira mu isi, bigatuma bimwe mu gushaka ko Imana ishaka gukora bidashobozwa. Niyo mpamvu Imana yatanze ijambo cyangwa igahishurira ibanga rikomeye ku banyamasengesho bose, ku bakristo bose, kugira ngo nujye gusengera bya byifuzo bijyanye n'umurimo, nujye gusengera ibyifuzo byawe ku giti cyawe, ariko ujyane n'ibi byifuzo bigera kuri 3 cyangwa 4. Imana yaravuze ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Nusenga ukuriye gusenga ugira ngo uvuga ngo izina ry'Uwiteka ryubahwe mu isi. Bishobora kuvuga ngo none se ryasuzugurwa gute? Uzarebe yo witegereze urebe ukuntu abantu benshi basuzugura Imana, kuko gusuzugura Imana bibayeho ryari? Bibaho mu gihe bizabaye mu bikorwa, aho wakoze ibyangwa n'amaso y'Imana biteye isoni, kiriya gihe izina ry'Uwiteka riba riri gusuzugurwa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, kandi izina ryanjye sinzemera ko ritukwa. Niyo mpamvu ukuriye gusenga uvuga ngo ukaturuka uvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe mu isi nk'uko ryubahwa mu ijuru. Icya kabiri aravuga ngo ubwami bwawe buze. Noneho wasenga ugasaba kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke buze mu isi, kuko abantu benshi bari mu mwijima, benshi bari mu byaha, benshi bafungiraniwe mu marembo atandukanye, benshi bari mu bintu bibi. Ariko mu gihe uri gusenga uba ukwiye guhamagara presence y'Imana kugira ngo iboneke mu bantu. Nigera mu bantu bizatuma bava mu mwijima, ahubwo bemere kuyoborwa n'Umwuka w'Imana, bamenye ko ubwami bw'Imana buri muri bo, bitume ubutware bw'umwijima buburizwamo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Icya gatatu yaravuze ngo ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Cya kintu gikomeye navuze Imana yakoze mu buzima bwacu, yaduhe kugira ngo duhitemo icyiza cyangwa ikibi,
iyo dusenze tuba dukwiye guhamagara tuvuga ngo iby'Imana ishaka bibeho mu isi nk'uko ya mu ijuru. Kubera iki? Kwa kundi ya marangamutima Imana ikora kuri wowe ishobora gutuma uhitamo nabi cyangwa ugahitamo neza, ariko iyo uhamagaza ngo kugira ngo ibyo Uwiteka ashaka bibeho mu isi, biba byemera ngo n'abantu bemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Nagira ngo babwize ukuri, kuva Imana yatanga umwana wayo Kristo ikagira ngo umuntu umwizera ntabwo agomba kurimbuka, ariko hariho ibintu bibiri: ijuru rirahari ariko na Gehinomu irahari, kandi buri kimwe cyose gifite abazakijyamo bitewe n'icyo umuntu yahisemo gukorera. Nimba umuntu yahisemo gukorera Satani agahitamo kugenda nabi mu bujiji bw'ibyaha, umugabane we uri mu irimbukiro. Ariko niba ahisemo kumvira Imana, umugabane uri mu ijuru. Ni nayo mpamvu nusenga ukwiriye gusenga ukavuga ngo izina ryawe ryubahwe mu isi, ubwami bwawe buze bwaguke ku isi, muri Afurika, Amerika, Aziya, Oceania, hose. Ikindi, ibyo ushaka mu isi bibeho nk'uko ba mu ijuru, kuko hari byinshi, kuko abantu benshi bimuye Imana bakagenda ukundi, bakayoborwa n'ubutware bw'umwijima. Ariko bisaba kugira ngo muri kwa gusenga kwacu dusabe kugira ngo Umwuka Wera abane natwe. Rero muri bya byifuzo usenga by'ubuzima busanzwe bwa buri munsi, ibuka nujya kubisengera ujye uzirikana no gusengera iki cyifuzo. Imana igumugisha. Hari ikindi Yesu nawe yigeze gutanga nanone, ubwo yari ari kumwe n'abandi bantu batandukanye bamukurikira ari benshi, abakabagirira impuhwe, ari bakurikiye ngo bumve ijambo ry'Imana. Yabwiye abigishwa be ngo ibisarurwa ni byinshi, abasaruzi ni bake, ngo nuko rero nimwinginga ngira ibisarurwa yohereza abasaruzi mu murima. Birakwiriye ko dukwiriye ikindi cyifuzo ni ukugira ngo Imana ihamagara abakozi b'umumaro b'ukuri bagura ubwami bw'Imana, kugira ngo abantu bave mu mwijima w'ibyaha ahubwo bamenye Imana by'ukuri. Biragukwiriye rero kugira ngo nusenga ujye umenya. Ushobora kubona abantu benshi babwiriza ariko siko batumwa n'Imana, ntabwo ariko bamurikiwe n'umucyo w'Imana, nta nubwo ariko abantu bageza bose ubutumwa kuri Kristo. Rero Imana igumugisha. Zirikana ko muri kwa gusenga kwawe ukwiye kongera kumenya ko ibi byifuzo ari itegeko Imana ibigusaba, ahubwo ikibazo turabicurika ntitubimenye. Ariko izina ry'Uwiteka rikwiye kubaha, ubwami bw'Imana bukaza, ibyo Imana ishaka bikaba mu isi nk'uko biba mu ijuru, ni twebwe bikoreramo bigenderamo. Imana igumugisha. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye uyu mwanya mwiza warumpaye, kandi wahaye na bene data gukwiye mu ijambo ryawe. Reka tukwinyiga kugira ngo Umwuka Wera aganze, kandi Mana dusobanukirwe n'icyo ushaka kuri twe, kugira ngo ubushakirwa biboneke kuri twebwe. Komeza kubana natwe no kutwitaho, ibyo ushima n'ibishaka bikomeze kuboneka mu Data mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.